Umukobwa yavuye mu bihugu byo hanze, mu gihugu cyo hanze, ntari bubashe kuvuga izina, aza mu Rwanda. Icyo gihe yaraje mu Rwanda muri vacation, aje gutembera. Ageze mu Rwanda akubitana n'ibogari n'umutipe akubitanye n'umutipe. Umutipe aramukunda, barakundana, umukobwa nawe akunda uwo mutipe. Ariko icyagaragaraga cyo muri icyo gihe cyagaragaye ni uko umukobwa ariwe wakrashinze umuhungu kurusha uko umuhungu yamukrashinze. Bitangira ubwo bahuriye ahantu umukobwa yari yasohokeye n'umutipe yari yasohokeye, buri wese ari ukwe, then biba ngombwa ko bihuza barasangira nk'abantu bahuriye mu kabari kamwe, bahuriye muri hoteli imwe. Barakundana, bamaze gukundana, umukobwa yari yaraje muri vacation, abona ko aguye ku imari y'umusore, abona ko aguye ku musore, barakundana. Bamaze gukundana, urukundo rwabo ruraryoha, ruba urukundo. Igihe cyarageze, umukobwa asubira hanze. Asubiye hanze, mu gusubira hanze asanga aratwite. Hello friends and family, I hope ko meze neza, natwe tumeze neza nk'ibisanzwe. Mbibutsa ko ari Benin Keza kuri Father Family. So uyu munsi tubafitiye story navuga ko idashimishije, irababaje, ariko iyo story ikeneye inama zanyu n'ibitekerezo byanyu. Umukobwa yakundanye n'umuhungu. Ako umukobwa kugira ngo akundane n'uwo muhungu, ni umukobwa ntabwo ndumvuga izina bitewe n'uburyo iyi story bayimpaye ngo tuyicishe kuri Father Family, cause bakeneye ibitekerezo byanyu. Umukobwa yavuye mu bihugu byo hanze, mu gihugu cyo hanze, ntari bubashe kuvuga izina, aza mu Rwanda. Icyo gihe yaraje mu Rwanda muri vacation, aje gutembera. Ageze mu Rwanda akubitana n'ibogari n'umutipe akubitanye n'umutipe. Umutipe aramukunda, barakundana, umukobwa nawe akunda uwo mutipe. Ariko icyagaragaraga cyo muri icyo gihe cyagaragaye ni uko umukobwa ariwe wakrashinze umuhungu kurusha uko umuhungu yamukrashinze. Bitangira ubwo bahuriye ahantu umukobwa yari yasohokeye n'umutipe yari yasohokeye, buri wese ari ukwe, then biba ngombwa ko bihuza barasangira nk'abantu bahuriye mu kabari kamwe, bahuriye muri hoteli imwe. Barakundana, bamaze gukundana, umukobwa yari yaraje muri vacation, abona ko aguye ku imari y'umusore, abona ko aguye ku musore, barakundana. Bamaze gukundana, urukundo rwabo ruraryoha, ruba urukundo. Igihe cyarageze, umukobwa asubira hanze. Asubiye hanze, mu gusubira hanze asanga aratwite. Mu gusanga atwite abwira umutipe ati sheri rero wanteye inda, koze urumva bahise bagira ute, bahise bakundana. Aramubwira ati sheri wanteye inda, ubu ngubu tuvugana ndatwite. Umutipe ati wow, ko numva ari sawa cyane, ko numva ari uburyohe. Ibyo bintu ni uburyohe rwose, ndabyishimiye kuba urukundo rwacu rwaratangiriye ahantu hamwe bikarangira n'ubu ngubu havuyemo iki, urubuto. Ariko uwo mutipe hari ikintu kimwe yamuhishe. Umutipe yamuhishe ko afite umugore. Uwo mutipe yari afite umugore. Urumva ko akundi umugabo asohoka ari wenyine agakubitana n'umukobwa, yamara kubitana n'umukobwa bikarangira bakundanye, akabura aho ahera amubwira ati wa mukobwa we mfite umugore. Umugabo ntiyigeze amubwira ko afite umugore. Uwo mugabo ntiyigeze abwira umugore we ko yahuye n'undi mukobwa bakaba bari mu rukundo. Yariturije, aragenda ajira urugo rwe nk'ibisanzwe, ariko arakomeza kundana n'iki, n'uwo mutipeti, n'uwo mu baby uri hanze. Igihe cyarageze, kimaze kugera, umukobwa akava muri icyo gihugu abamo, akaza mu Rwanda nk'umuntu uje kureba umugabo we babyaranye. Kwa kundi aba diaspora baza mu Rwanda, afata apartment, akajya afata apartment akayibamo. Muri uko kuyibamo, umukobwa mu kuyibamo akayibamo azi neza ko azabanamo n'umugabo we.
ariko bitewe n'uburyo uwo mugabo afite urundi rugo ntabwo byari kumukundira, byaranze neza neza. Akajya amubwira ati sheri umeze ute, ni sawa, uyu munsi se uraza kundeba? Ati ndaza kukureba. Umutipe akaza kureba umukobwa bakenjoyinga like nk'umugore we babyaranye, ariko finally umuhungu agataha. Umuhungu yarabwiye umukobwa ko abahe kwaba iwabo, umukobwa yari azi ko umuhungu abi iwabo. Umuhungu akajya mu kazi, yava mu kazi akaza akareba umukobwa iminota 30, akamubwira ati sheri rero reka ntahe ejo mfite akazi. None se sheri waraye? Toya, ati ntabwo mfite kurara ibintu nk'ibyo. Umutipe yari wa muntu bigera nijoro like nka nijoro nyine tu ya masaha umugore n'umugabo bari mu rugo abatabasha kwitaba indi telefone ivuye hanze iri kumutereta ngo bikunde. Yabazi neza ko bigeze nijoro ageze mu rugo rwe agahita akuraho phone, cyangwa se atayikora akamwandikira message akamubwira ati merewe nabi, ntago meze neza, ndumva ntameze neza. Akahita amwandikira message akamubwira ati numpamagare tuzavugana ejo. Umukobwa abaho ngaho azi neza ko ariko bimeze, azi neza ko umugabo we aba kwa nyina biwabo, ibintu nk'ibyo. Igihe cyarageze umukobwa akajya azana umwana mu Rwanda baje gutembera, akamujyana iwabo w'umuhungu. Nyirabukora amuzi, azi ko afite umwuzukuru uba hanze, ariko muri uko kumumenya iwabo w'umuhungu ntibigeze bamuraburiza ngo bamubwire ngo ese uyu muhungu wacu ko afite umugore, ubundi wowe bimeze biti? Urumva hari ukuntu mu rugo rw'iwanyu bakugirira ibanga bufite utuntu tw'utumanyanga utamenya, ariko iwanyu ntibabyivangemo, ntibabyiteho, bakavuga bati uyu uko bimeze gutya, bakabyakira uko ubibabwiye n'uko ubibahaye, bitewe n'uburyo ari iki, ari abavandimwe bawe, bitewe n'uburyo batakuvamo. Urugendo rw'urukundo rwarakomeje, barakomeza barakundana, babanaho uko nguko, ariko umugore w'uwo mugabo akaba nawe ubwe atazi ngo bimeze bite kugeza n'isaha ntabyo azi. Dukomezanye ntucikwe n'iyi story, reka ngukomereze ndeke kugutindira, ndabizi ko mufite amatsiko menshi cyane. Igihe cyarageze kimaze kugera, umukobwa diaspora wacu ababwiye umutipe ati sheri ndashaka gushakira ibyangombwa, njyewe ndashaka ko uza kunsura muri iki gihugu ndimo. Jama kibyumva ati wow, nta kibazo, kuza kugusura naza kugusura, ibyo nta kibazo kibirimo kabisa, kuza kugusura nagusura, shaka ibyangombwa nta kibazo, nshakira visa. Umukobwa yakoresheje ibishoboka byose ashaka ibyangombwa, amuha invitation. Umuhungu igihe cyo kujya kumusura abwira madamu we bafitanye isezerano mu Rwanda, ambwira ati sheri uko ibintu bimeze, ngiye hakurya muri kiriya gihugu bitewe n'akazi banyohereje gukorera muri kiriya gihugu, gusa ntago nzatinda, reka nshobora kumarayo icyumweru kimwe cyangwa 2, ntawamenya na 3 byashira, ariko nkajya mu kazi. Madamu ati wow, taho ni sawa sheri, ndishimye, iki niki. Umugore aramutegura, igihe cyo kugenda cy'umugabo kigeze, umugore amupakingira, aramutegurira iki, umugabo wanjye agiye gukorera hanze, ibintu nk'ibyo nyine. Nawe bagiriye icyizere baramwohereje, sava. Abaramuherekeje, amaze kumuherekeza amugeza kuri airport, umugabo arurira indege, abaciyeho agiye muri cya gihugu, agiye kureba iki, undi mugore. Uwo mugore bagiye kureba bazi ko umugabo waje kumureba, undi nawe azi ko umugabo agiye mu kazi. Ako gakino umugabo yarakugendeye, amaze kugendera agera kuri uwo mugore we wundi nyine utazi uko bimeze, aramwakira. Amaze kumwakira barenjoyga, bararyoshya. Abagabo ari ikintu bakora, abagabo ntabwo bakunda gupostinga, ntabwo bapostinga. Abagore nyine nitwe dushyuha tugapostinga, bigashyuha. Mu diaspora rero wacu abarapostinze, agiye yarapostinze, umugabo yahageze, sava. Ubwo barabanye, icyumweru kirashize, icya kabiri kirashize, icya gatatu kirashize, igihe kiragera ngo wa mutipe asubire agaruke mu Rwanda.
umutipe aragaruka cyaze umugore uri mu Rwanda ntiyamenya ko icyari cyamujyanye. Amaze kugaruka abwira umugore ati sheri rero ndagarutse. Ariko urumva kugira ngo umugore we akomeze amugirire icyizere, umugore uri mu Rwanda, urumva umugabo yacungaga kwa kundi umugore yagiye kureba uwo hanze yagiye kureba yagiye mu kazi, akaba ari guhamagara umugore ati sheri akazi birashyushye, akazi bimeze uko nawe urabyumva, ibintu nk'ibyo nyine by'akazi kabaye akazi. Arangije igihe cyo kugaruka kigeze, umugore ajya kumwakira kuri airport, my husband aragarutse, umuntu aragiye mu kazi, ibintu nk'ibyo. Amaze kugaruka, ubwo agaruka mu rugo rwe nk'ibisanzwe, aza kumenyesha wa mukobwa ko yageze mu rugo amahoro nta kibazo. Aho byabereye ikibazo niki? Dushaka ko mumugira inama, dushaka ko muhari igitekerezo mutanga, nahangaha kuri ingingo ngiye kubagezaho nishyushye cyane, niyo icanganye, niho muri bwumve ko niho mugiye kumvira neza umuntu ukeneye inama zanyu n'ibitekerezo byanyu. Jama yageze mu Rwanda. Amaze kugera mu Rwanda, wa mugore w'umudiaspora wamushakiye visa yo kujya kumusura, aza noneho kuvuga ati ese ko umugabo wanjye namushakiye visa akaza kunsura. Umugore aravuga ati why not njye nawe ntaza ngo dusezerane? Kuki ntaza ngo dusezerane nuko nguko twabivuga. Umugore ntiyatinzemo, yahise ahamagara umugabo we. Aramubwira ati sheri rero urabona ko waraje, twagiranye ibihe byiza, byagenze neza, ariko iki ni cyo gihe kugira ngo njye nawe dusezerane, noneho uzaze uri nk'umugabo wanjye, uzaze uri umugabo wanjye wemewe, uzwi, ubundi tubane hehe muri iki gihugu ndimo. Ese uri tayari? Shaka igihe uri tayari, njyewe nzamanuke nze mu Rwanda, ubundi tugire gute? Dusezerane imbere y'amategeko, dukore ubukwe, ngira ute? Uze unsange tubane nk'umugore n'umugabo, uyu mwana wacu abone keya z'umugore za papa we na mama we, uyu mwana wacu ajye yishima abona turi kumwe. Umugabo afite iki? Afite umugore n'abana. Uwo mugore we wa kabiri ari kumupropoza gusezerana nawe kuko ntazi niba uwo musore bakundana kuba mufata nka fiancé we, ntazi niba papa w'umwana we afite undi mugore. Kandi uwo mugore wo mu Rwanda n'uwisezerano, ni umugore basezeranye. Umusore byamucanze, umugabo byamucanze, yavuze ati ese niwe ushaka inama yanyu? Ko niwe watubwira ati rwose inama yanyu ndayikeneye, iki kiganiro iyi story yicishe kuri Father Family, bangira inama kuko ngewe ubwanjye byancanze. Umugore mfite ntazi neza niba naranabyaye hanze, ntazi neza niba mfite uwo mu diaspora uri kumpropoza gukorana nawe ubukwe, byancanze. Uwo mu diaspora nawe ntazi niba mfite umugore twasezeranye, nabyo ubwabyo byancanze. Ndi hagati, sinzi uruhande ndi bujyemo ngo nturuhe. Ari uwo mu diaspora naramukunze, ndamukunda, sinshaka kumureka, amfitiye umwana. Ari uwo mugore ndamukunda, ni umugore wanjye, dufitanye abana barenze 2, nawe sinamureka, n'uwisezerano twarakundanye. Ese ndabicaza mwe bose mbabwiza ukuri? Ese ndabwiza uwo mugore wanjye ukuri wo mu Rwanda, mubwire ko mfite undi twabyaranye ushaka ibi n'ibi? Ese ndabwira uwo hanze ukuri mubwire uko bimeze? Ndabigenza ute? Ese ndaceceka uwo hanze naza mucabiranye muhishe abone ntabishaka? Ndabigenza ute? Guys, mumugire inama, mumube hafi. Umva, inama zanyu zirakenewe, ibitekerezo byanyu birakenewe. Mwese aka kantu ngiye kubabwira, muturage wowe ugiye kukumva, aka kantu karakureba. Baturage bacu beza, twese hamwe dufatanyiriza hamwe kurwanya umwanda. Isuku ni ishema, isuku ni ubuzima, isuku
ni isoko y'ubuzima nk'uko dukomeza kugenda tubyumva. So tugire isuku rero, yaba mu ngo zacu, yaba ahantu hose, dufatanyiriza hamwe kugira isuku, twubaka igihugu cyacu. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Kora subscribe, like, share na comment. Wowe uri gukurikirana Fada Family, utarakora subscribe, yikore kugira ngo tujye tubasha kubana mu bintu byose tugenda ducisha kuri Fada Family. Ndabakunda cyane. Bye bye.